tugire urukundo kandi twizerane man ariwe click yanjye yose ibaho nta muntu rwose kuri stati yiwe haba bari mu Rwanda bari muri nane nta muntu uri hasi nta muntu utarufatiye hara mu mazi Marine nizo zamufasha yego arataha ya myaka 2 urumva nk'umuntu ibiboro bye byose bari barabigurishije barakoze iki umuntu ufunzwe abafunze man araza tena ari updating tena arongera amera bien uri kumva yego ubu kano kanya yari afite projet nk'izacu man kumubyuka ukavuga ati man umfashe bizagenda gutya na gutya na gutya nta muntu ubaho atagira projet ngo buri mugabo apfa n'imishinga sibyo umuniga ubu turi kuvugana tena barongera baramufata uri kumva ubu turi kuvugana akatiye 2-5 suri kubyumva se conseil ya mbere yego dutuze tubane man dutuze duturane tumenyane nitumenyera konge nawe noneho igisenyi hari ibintu bijya binangaza usiko umuntu yicara akadeta ya nasere noko atusere ibiboro nkasa ariko ushobora gushira nk'abaniga nka 5 gutya ukamubaza ngo ubona sere uri kuvuga nindi ntamukwereke se akaba greetings abantu bari bategereje ikiganiro ndibuze gukorana n'umuvandimwe na Sel cyangwa se abaniga benshi mu muziki kuzina rya Mr Mukaru urumva time rero yageze ndagira ngo mwakire nakire na Sel kuri kamera za Jared Kells bwa mbere na Sel welcome. Thank you very much muvandimwe man wambaye bien urakoze cyane kasa ndabona kaya force ndaza kubyereka abantu outfit yose ko ihagaze ndakeka namaze kwimenyera straw mu mujyi turabatabone ubundi VPN yacu bro VPN ni town kabisa mu mujyi twize gukambakambira muri kaburimbo ntabwo wabyibagirwa uko wapi kabisa buriya man mu kintu nibuka twabaga tuzi kubana bo ku muhanda nyine yavugaga ngo kuri kaburimbo kuri muhanda wa Jamia nyine no habaga kaburimbo gusa no mu kizungu kandi mu kizungu urebye ntabwo habaga ari ahantu hatuwe cyane ariko twavugaga ngo umuntu agiye kuri kaburimbo mvuga kugiye mu mujyi kandi niko byari bimeze ndakeka n'igihe cyo lighting imihanda gushyiraho public lights aya matara byahereye iwanyu kabisa abantu bahita abamere bahita bavuga ati ni kuri fondete ndabyibuka ryatara kabisa ndabyibuka ryatara ryaje ridukorera ibintu bya byeyo ku ruhande rumwe ariko urundi ruhande twebwe abaniga ryaraturahurije byadaje urumva rero man ni ibintu abana bose twita bo ku muhanda kuri kaburimbo kwambara man ni ibintu kabisa byanyu ntago nyine bitunguranye impamvu ateretse aka force tereka aka deshire tereka aga fins gake ejo biraganiye n'umuvandimwe bita Antoine ndamushara bro ntago wakwambara ikiragi umutamne ntago original kabisa ati uri umunyamujyi ukambara ikiragi ntago byakunda impamvu nanjye ubona banateretse aka urumva agasex kaka Nike kabeza niyo mpamvu mani nanjye nyine mvuga kuri style waje wambaye abantu bari guze kwibona muri kamera nishimiye nyine ko ubashyiye ikiganiro tugiye gukora bwa mbere ndakeka ko abantu bari buze kubikunda then bikazaduha na motivation kuzagenda tugaruka mu bihe bigiye bitandukanye nanjye mu by'ukuri ndishimye byatari kuba ndi inyuma ya kamera ya Jared Kells mu bambere man mu bataunere bambere ndishimye byatari nawe n'inshuti zanjye nyinshi cyane nagiye mbona ama message kuri WhatsApp nimara gusohora flyer nyipostinga bambwira ati man umungu turamukumbuye hari abantu batakiba Gisenyi bamwe bari za Katari abandi bari za Canada urumva baravuga ati Amerika twagikumbiye stories urumva ndabwira ati man mugiye kujyamo mubona hano ko Mwenyezi Mungu azagenda tworohereza gake sometime impamvu abo bajama wumvaga bandeclaraga urabona kera ntago ari kera cyane nimvuga kera niwumve ngo namane y'abantu bakuru cyane no myaka 10 ishize wenda inyuma abajama banje shout out Mugisha shout out Ngabo shout out kuri ba Min Bizosi shout out kuri ba Fabu shout out kuri ba Mushukuru n'abajama benshi cyane man hari haboro twabaga twicaye ikintu kinshimisha cya mbere mu buzima
aho haboro hari imbere yo mu rugo hahoze ikiboro cy'ikirobine gutya sinzi wenda mu kiganiro gikurikira yego bita stoperi hari haboro niho twicaraga ducungana n'iswara n'igiporezo home iswara igiporezo home mere wanjye n'umunyamahoro niyo nabazana muri ijana ni urugo rw'abasilamu muri rusange ni ingo zose z'abasilamu uri kubyumva niho twicariraga urumva story yabaga ari iki ari ngewe tu abapeti bose baza inshuti zanjye twiterera story mike nyinshi cyane ari ngewe ndahelekta subizi tunameze na bye urumva nanjye ni nanjye abaga ubayoboye kabisa nabaga mfite n'agahaso kanjye nakoreraga home nyine abantu benshi barakazi agasudire n'akamekanike nanjye se sinabaye umukiriya nawe warayambayeho ni menshi cyane n'ubu uracyayama mu bundi buryo abajama baza tukiterera story hari igihe kigeze kugera noneho bitewe n'ukuntu twabaga dusa sometime kuri uriya muhanda hari ukuntu twagaragaraga bien ariko tena abandi bantu bakavuga ko saba abajene bicara ahantu hamwe ari igikundi gutya amagambo nyine tuatangira kuba menshi banywa iki bakora bino bariba kuko nta kazi bagira ko basa gutya uri kumva icyo kintu umuntu akakujajinga batazi ko uza ku muhanda uvuye mu kazi ufite akazi kawe ukora cyangwa donc wasoje akazi ugiye kurelax uruhuka no mu buzima hari ikintu tuba dufite twebwe hari ukuntu tuba tubanye n'ababyeyi bacu weho niba hari ukuntu ubana n'umubyeyi wawe nanjye hari ukuntu mba mfite ukuntu mbana n'umubyeyi wanjye dufite ukuntu dutwarana wenda ntushobora no gutekereza ko nshobora kumukubita marito yanjye ku giti cyanjye nkasa neza nk'abandi mana sibyo icyo si kimwe ariko ibyo ngibyo muri uyu mujyi wacu niho hantu nabonye biba gusa mu mujyi wa Gisenyi wenda turaza kugarukaho inyuma yego turaza ntabwo twagenda tutayivuze ntabwo twagenda tutavuze kuri mama tubyara hari igihe cyageze ndabyibuka hari kwa gatanu ku ijuma tujya gukina biyare iyo biyare yabaga kuri sitasiyo marine sinzi niba uyibuka iyimbere neza ya masitari ikiri Nyakabungo mbere y'uko iza kuri 40 yaturutse Nyakabungo yego ikorwaho na Ali yo kwabahize noneho sometime yabayigiriye muri za haso zindi za mekanike akandobesha nka nayakorera man iza kuva Nyakabungo iza kuri 40 barahabaye rero imyaka myinshi n'abajene benshi niho hazingatiye life y'abaniga benshi hano muri uyu mujyi tu babapeti bagiye bidevelopa kuriya noneho hari abamama bari batuye nyine muri iyo quartier tu ntashatse kuvuga izina kuko mbameshana izina byagaragara nabi mu kiganiro uri kubyumva abo bamami n'abamere bacu babyara n'abaniga bacu sometime uri kubyumva baducaho nari ndi kumwe icyo gihe na Jihadi na Kudusi uri kubyumva icyo gihe Stana mu soko man shout out to him uri kubyumva Stana Isiaka niwe wari warobye kuri iyo biari icyo gihe Eric yari afite n'utugare badukodeshaga aho rero natwe ubundi abagra barobaga ku mabiyari noneho twebwe abapeti tugashaka ibiceri mu tugare twabaga turi aho ngaho ufite umuntu verisa ntabwo yari na menshi mana abagra nabo rura rukundo ubu ngubu rusa nkaho rwagiye wenda turaza kubigarukaho ariko umugra wabonaga afata nk'ibyo bibiri kuri iyo biyare akumva ko yagura igare ry'ibihumbi 100 nawe ukajya umuhereza icyo gihumbi nawe ukiretera uva mu bundi buryo tu suri kumva icyo kintu nibyo byanadukanguye mu mutwe ugasanga nyine umujene ntagabi iwabo rw'amafaranga icyo gihe wenda byibuka hari imyaka nka Jabiri bizosi ba Fazo basket nawe turaza kumugarukaho biyari kivi Nyakabungo isa kuri 40 bageze 40 kurumva hari kuri kaburimbo nijoro rikaba ari amanywa urumva kuri ka fondete man biraryoha sana tukajya man ibaza ko twirirwaga hariya tukaza gutaha nijoro tutagiye kurya saa sita ariko Jabiri abakinnye umukino kuri biyari wenda nk'uw'igihumbi agakora motoke n'ijana agatsindira 800 gutyo ukuyemo n'ijana yari yakoresheje nyine ashora ugahita tugura capati tukaziporeza man tukazisangira bro ubuzima nyine bukaba buraho bro tukirirwa aho ngaho nitwicwe n'inzara ufite ibiceri nyine agafasha abandi kuba babona icyo kurya mu rugo batetse ariko tukirirwa ku muhanda haramenyeka ko
biri mu bintu byagiye bifasha abajene benshi gukunda umurimo yego byadukanguye byadukanguye mu mutwe amaso kabisa. Noneho bamwe muri twebwe b'ababyeyi abantu bakuru uri kubyumva ntago babyumvaga mani mumvaga ko station marine egari ibiyobyabwenge cyane suri kubyumva icyo kintu yego byarahabaga niho bapushiriza yego no mu maso yacu nta hantu byabaga bihuriye na haso zacu twebwe buri wese yabaga ari muzi suri kubyumva noneho abo bamami baducaho rimwe twicaye tu mama wanjye nawe yari asohotse twicaye aho habo ubu tuvuye gusari mama yari asohotse nawe sinzi ahantu yari agiye kwa twicaranye n'abakudusaba abo bamere baba baramuhagarikije yaramubwiye ngo harya ngo uri kumva icyo kintu ariko bro ngo ni wowe ngo ushigikira aba bana bacu ngo kwirirwa hano banywa amatabi uri kumva ukabashyigikira ukabaha ibyo kurya mama nk'umuntu mukuru ubundi mama wanjye sinzi ukuntu ateye tu ntabwo ngiye kumurata cyangwa ngo ngire ukundi kuntu mugaragaza ngire ukundi kuntu mugaragaza imbere ya kamera cyangwa ikindi kintu ubundi mama wanjye ni umuntu aritonda cyane ntabwo ashobora kugusubiza britare nyine iyo umubwiye ibintu abizi neza ko ibyo uri kumubwira ari ukubeshya yego nta kintu na kimwe ashobora kukubwira ahita yigendera nyine akagusuzugura noneho mere ntiyagize ikintu amusubiza ahubwo yarakomeje arigendera nyine muri gahunda ziwe uwo mumama barahagaze aramufesinga aramubwira ngo ariko se ubundi ngo wabuzwa n'iki ngo ko tubikubwira ngo ntihagire n'ikintu bivugaho ngo komeza ngo ubangirize tu kudusa arababara bya hatari icyo gihe ashaka kureactinga mama amureba ijisho nyine rya jisho ry'ababyeyi nawe by'abantu bakuru umubyeyi akubwira nk'ejo tugiye guporeza naho tuvuye gusara uko ntabwo baduhaga ibiryo tutavuye gusara ubwo twashikiraga huzu ababoro ku buryo ahantu nyine mere turaca imbere y'umuryango twese tubona tugiye gusara tukagaruka tugaporeza tukikomereza gahunda zacu abaratwicaza aratubwira ariko muri kureba urwango aba bantu babanga muzambabarire mwese uko muri aha ngaha mubi wanjye muri abavandimwe muri abana banjye icyo gihe yaratwica nibwo bwa mbere nari mbonye mama aduha ibiryo akatwicara no ku ruhande paka duporeje turangije aratubwira muzaba abagabo nyine ibyo babereka cyangwa ibyo babakekera uko muri mubereke ko namwe hari ibyo mushoboye biri real for now rwose navuga ngo iki ni intsinzi kuri we kuko abajene hafi ya bose bameze neza click yanjye yose ibaho nta muntu rwose kuri stati yiwe haba bari mu Rwanda bari muri nani nta muntu uri hasi nta muntu utari umumiliyardere mbese buri wese afite nyine ari hejuru ya miliyoni yego mu bikorwa cyangwa mu bindi bintu ari hejuru kuko kugira ngo uhite ubyumva ubusanga ari abaniga bacu ugasanga umuniga aza kuri shop akakugurira phone ya 400 yego ukabona yambaye cyangwe uhagaze nka saa 5 kuko inkweto ya Force muri iki gisigaye gura 60 ugasanga nyine mana abajene bameze neza uje nibyo abantu bavugaga ntago babaga bazi nyine ejo hazaza ejo man ejo bakajajinga ku kanya niyo impamvu nkubwiye ibyo byose iyi story yose impamvu nyikubwiye nkakuzana home nkakuzana muri mu bwana bwacu uri kubyumva nashakaga weho wenyine we approving umbwire ngo ijambo ejo ubundi iryo jambo niryo nshaka ngo dukore iki twiganirireho n'abavandimwe bari kudukurikira batubwire ukuntu nabo ejo bahumva buriya Kelzi rimwe na rimwe tu uri kubyumva hari umuntu hari ukuntu umuntu yicara akakubwira njyewe ngo nduwa danje uri kubyumva ngo kubera ko ngo mfite ubuceri runaka uri kubyumva ngo kubera ko nafunzwe ndi kirara cya danje ngo life ndayizi siri kubyumva biboro ngo life ndayizi none se wewe nkawe nka Kelzi turi kuganira mani nk'iryo jambo hari umuntu buriya wambwira ngo wowe uzi ubuzima bro ubundi icyo navuga ku buzima maza no kubihuza n'ejo ukuntu njye mbyumva ubundi urebye uvuga ko uzi ubuzima bijyanye n'ibyo uzi bro experience umaze kugera mu buzima ni nawe ushobora guhera ugira ikintu uvuga
ariko tugiye kuvuga en general ubuzima shaman wafatira no ku experience tugiye tuza agiye atandukanye ukaba wavuga bijyanye wenda n'abantu uzi cyangwa n'amateka wize ibyo ubona ariko ubundi mu by'ukuri ejo mani nta muntu ubuhazi Kelzi ejo nibanga rikomeye cyane Kelzi aho ngaho wombwiye nka Kelzi yego nanjye reka nkubwire nka Nasere sasa uri kureba iyo umuntu ambwiye ngo azi ubuzima man ndikanga ngiye kuri njyewe ndikanga man nkavuga uyu muniga azi life ayizi muvuye buryo se ngisheni nisiko ngewe nigeze kugeragezwaho gufungwa ngafungwana n'abakire man ngewe nari mfunzwe ariko ahantu nari mfungiwe hari harimo 5 kilo harimo abakapomani twaraganiraga ninjye wabakiye kuko ni ngewe wari social aho haboro man ndi na secrétaire urumva ntago yagombaga kwinjira muri prison atanje yego ninjye wamwakiye bro nkanamupanga nkamubwira ngo ryamani niyo mbishaka nari kumuryamisha muri ture bro ubyumva ariko kubera ka respect n'ahantu mba mva uri kumva n'umupapa ungana nanjye ugomba kumuhereza respect ze man cyane uri kubyumva Kelzi noneho ukambwira ngo uzi life usuizi mu buryo man turibeshya cyane Kelzi ngenda gweretse cyakoze umbwiye ngo mu kinyarwanda cyiza wenda niba hari ikinyarwanda kigora abantu niba kuko baravuga ngo ikinyarwanda ngo n'ururimi rukennye sibyo yego niba twabisipoza gutyo ariko buriya ngewe umbwiye ngo understanding ubuzima numva ubuzima byo nabyumva bifite ishingiro ariko numbwira ngo nzi ubuzima kuko ubaye uzi ubuzima right now wambwira ubu turisangaye saa 9:35 sibyo wahita umbwira ngo saa 11 ngo mu mujyi cyangwa mu mbuga harabari kuba bino na bino mu mujyi harabari kuba bino na bino nyamara uretse no kumenya ibiri buze kuba handi nawe ntago ubuzi ibiri bukubeho ntago ubuzi ko riri bwakire ntago ubuzi staturi buri ngo ziraza kuba zimeze gute donc urebye ubundi nta kintu tuba tuzi man tuba tuzi ibyahise gusa ibyo turi kubona gutya rero umugani wawe umuntu uvuga ngaza ubuzima man uba wibeshya man uba wibeshye cyane uwo mugani ushobora kuvuga ko ndabwumva ubuzima umuntu ashobora kuba ati bro ngende itari yo kuba nava mu nzi 1,100 nkaba mu nzi 10,000 nzi ko bishoboka kandi byakira urumva nzi ko nyine nshobora kuba mfite miliyoni 5 zigashira ngera ngahera ku busa turabazi ni benshi cyane gatangira ngongera nkaba n'umukapo cyane ndagwereza urugero kiraho kuri ako karugero umaye neza umaye urugero runkangura muri mind man hari umuniga wacu wa kera ndabizi uramuzi nawe hari akora iriya mihanda yaracoraga man yacoraga aciye mu mazi man uri kubyumva ntago ndamentioning izina rye tu yego ariko abamuzi baramuzi abanyamujyi benshi baramuzi man yaracoraga ameze bien aza ya saa 9 yibyukiye ameze fresh atuye nta muntu mu mujyi utarifuje kubaho mu buzima nk'ubwo yabagamo yego suri kumva icyo kintu baramuzi man yimereye fresh arafungwa bwa mbere uri kubyumva afungwa imyaka 2 man arataha bamufatiye hara mu mazi marine nizo zamufashe yego arataha ya myaka 2 urumva nk'umuntu ibiboro bye byose bari barabigurishije barakoze iki umuntu ufunzwe abafunze man araza tena ari updatinga tena arongera amera bien uri kumva yego ubu kano kanya yari afite projet nk'izacu man kumubyuka ukavuga ati man umfashe bizagenda gutya na gutya na gutya nta muntu ubaho atagira projet ngo buri mugabo apfa n'imishinga sibyo umuniga ubu turi kuvugana tena barongera baramufata uri kumva ubu turi kuvugana akatiye 2-5 suri kubyumva se ni kure man ni kure ngejo bundi naramusuye man naramusuye arambwira na sere ngewe ikintu muri ubu buzima mbonye ni ikintu kimwe tu ibindi byose tuba turi kwishuka ni zero ni muvirigo man ikintu kimwe gusa ngewe buno nsigaranye ni Mwenyezi Mungu
kuko gutya izi nkuta enye uri kubona gutya nta kindi kintu cyankura hano haboro uretse Nyagasani umuntu uri mu ijuru umwe gusa ubushobozi bwe burenze kuko aha haboro ngiye maze kwemera ko hano bishoboka mani kuko niba nicara gutya ku ruhande rwanjye nkabona umuntu ukatiwe 0 yaragiye muri prison nko muri 2 uri kumva nkaba mubona gutya yaragize mani hari haboro nk'iwabo tu yari yadapse kabisa ubona mbese nkuko nawe uri hano mu gihugu uri kubona akakubwira ngo ngewe umunsi wanjye utangira gutya ukagenda gutya afite gahunda z'uburyo atwara mu bintu se mane yari yakiye akavuga ati ubuzima bwanjye ni hehe ni hano ahandi hantu uri kumva icyo kintu turaganira arambwira buriya umuntu wishuka ngo ngewe ngo life ngo ndi umukoboyi uri kumva kerzi wapi kabisa isi bitarakwireka mani wapi rwose cyakoze na sera reka nkubwire urumva iyo urebye nk'umuniga tuba twarakuranye ku muhanda wa mugari nko babivugaga afite inzozi nawe urumva ariko uyu munsi akaba ari kuri 25 imyaka myinshi cyane man ni myinshi man urebye igihe tumaze na experience n'ibintu tumaze kubona ku isi kuri iyo 25 ntago turengejeho imyaka iri hejuru y'7 cyangwa 5 cyangwa 10 ntago ari imyaka myinshi turengejeho kuri iyo myaka baze rero kuba wicaye uvuga ngo ngomba kuzayifunga anytime ahubwo barayigukubise bro barayigukubise kabisa kubasha byonyine kwakira icyo kintu oya ujya muri systeme man n'ubuzima kwakira icyo kintu biragoye n'ubutwari bukomeye cyane ugasanga ugomba kubyakira yego cyane kugeramo ugasanga uwo bakatiye burundu nk'uko wari ubivuze kandi arengeje 25 iyo umazemo arayikoze iyo wakatiwe amaze kuyikora kandi we nta n'icyizere cyo kuzataha afite kandi ukabona nawe yari yakiye nk'uko abivuze muri jere yahagize mu rugo apanga n'uburyo umunsi ugenda akishima mani ugasanga aranaseka ngiye kera ntago nimvuga kera abantu ntibumve ngo ni kera cyane kuko ngewe buriya iyo umwaka ushize ngewe nkwita kera tu n'ubundi umwaka ni kuko ibiboro biba byo twaraciyemo ntago byagaruka ukundi kuntu biba byararangiye nyine aba ari ibya kera uri kubyumva twari turi kuva i Kigali ndabyibuka ndi kumwe na Mugisha Estana Heritier kabisa una respect kabisa ya Phoenix umuhungu wanjye shout out to him giheruka bro comment zemba nzibona shout out to him umuhungu wanjye Nyagasana akomeza ku blessing icyo gihe a blessing hasoze n'umupeti muzima kabisa ni famille n'umuntu wakwifuza kugira muri life oya ni n'umuntu ubureberera abanigabe hafi man ndabizi man aragerageza kabisa umujene aragerageza twari tandukanye n'aba diaspora benshi cyane hano ni maka bagenda ugahita wikanga kabisa nta kintu umusabye hano ni maka kabisa ariko G aracyari wawe ndi kabisa man G ni wa G ushobora kubyuka nka kwa kundi nyine yaguhamagaraga n'ubundi akabikora yego ngiye muri haso gutya na gutya ari ushobora kunyenera gutya na gutya umenye ngo ndaba ndi gutya na gutya tu ufata uwo niwe Mugisha mane turi kumwe icyo gihe yarafunguye yarasanzwe yipushiriza amakeci y'iki amakeci ya Vietitu yego tujyana i Kigali kujya kureba isoko ry'iki ryamagaze ukuntu zimeze tu yego byaranagendaga mane ndabizere byaragendaga icyo gihe nanjye nari mfite iduka tu ukuntu akaduka home ukuntu tujyana i Kigali turareba mu myenda ndarangura nawe areba utuntu yambara kuko atacuruzaga imyenda we yiguriye ibyo kwiyambarira bye tu turagaruka duca aho haboro ku nkweto turagura inkweto man turaza sinzi ukuntu twari twicaye simbitekerejeho nonaha man n'icyumva ngejo nona twicaye twari turi mu ga prive turi gutaha prive yabuze abakiriya man mutegereje ko yuzuza mubone mumanuka noneho tubona saa 4 zirageze z'ijoro turambira se uyu muniga walaye erite akajya mbwira aha bwo twahageze saa 1 turagera igisenyi ryari ishumi yanjye twakwifatiye ritiko ndamubwira man ihangane bro ihangane n'ubundi se nta kindi kintu ntago urajya mu kazi nugutaha ujya kuryama
ahita ambwira ariko si n'ubundi reka na enjoyinge Kigali ya soirée ubwo bwa mbere ubundi Kigali ya soirée jewe nakora iki nayibona ariko uri kumva man Kigali ya soirée nibwo bwa mbere yakoze iki yarayibonye ariko ubu bro ari Phoenix uri kumva icyo kintu ari Phoenix ari kujya areba amatara tutari twabonaho ama building tutari twabonaho design y'imihanda uri kumva ejo bro byose nyine bitandukanye uri kumva ejo ese mukari uri waruzi ko iyo ugiye yuvuye nka gutya hano muri Afrika ugiye nko muri bya bihugu byatembere cyane nka USA waruzi ko charger ujyana iyi charger ya iPhone man nk'izi telefone tuba dukoresha ugerayo ugasanga poti zo gucharginga ntabwo zikorana n'isharije bo bafite izindi zireze urikume yageze mu bindi bintu man uburyo muri douche busanga hano tuba ujyana isabune ukayoga mu mutwe ukayoga umubiri wose haba hari isabune n'ubukene wapfa kuba afite ahantu atata ari homeless abajya koga ariko akavuga ngo iyi isabune yo koza mu mutwe yo koga mu mutwe hose nyine life bigomba kugenda noneho twicaranye n'uwo umushoferi mbamubajije ikibazo tu yanze no gusohoka kugira ngo yatake urabizi Nyabugogo abari ababire b'abakarasi bari kugenda babinjiza nabwo n'ama privé yaratangiye kujyaza ubona abantu bazitinya ukuntu kandi ari make ari 7 umunigamba ndamubajije ariko wazamuye imodoka irimo abantu buzuye bro arambwira ngo baruzi ariko noneho walaye ngo kuva saa 11 ndi hano Nyabugogo ni mwebwe ba mbere ndamubwira shumi ndamubwira shumi yanjye ubu se turava hano bigenze gute reka dutegereze andi masaha 2 turebe kumva turamubwira rero nari imizigo yacu sirimo wa boro yego plaque yawe ndayifite nimero ya telefone ndayifite rero tugiye kwiporereza hari urumva saa 4 zari zigeze man yego tujya Nyabugogo ara boro ara ka restaurant gutya hejuru gutya hasi ya za Volcano na za Jaguar boro hirya nyine kuri wa muhanda tujyayo turiporereza ibaze ko twanatanze komande y'ubugari man kugira ngo bitindeho wenda dusanga afite 2-3 duhita tugenda yego tugarutse dusanga niga man yicaye ni wenyine turabya bikapu byacu aratubwira man hapfo havutse twigendere ndambwira rero reka nkubwire shimi yanjye dushobora kugenda turi kureba mu nzira hari n'igihe baboneka na Nyirangarama man yego abakiriya bashobora kuboneka kuko hari Rurindo hari n'abataha ntabwo Rurindo yose yataha i Kigali hari n'abataha Gisenyi bagataha za Musanze no hafi yaho muri utwo turere no muri utwo tugari turi aho ngaho ugenda uri gutoragura twe ntari biturabaniga igihe cyose turagererayo n'ubundi ni ukuryama turagerayo turyame umuniga bayakije imodoka nacyatse imodoka man ahita hajyamo Never Give Up ya Harmonize iriya ndirimbo abantu baze gufata time bayumva man ihe motivation umuntu wese uri muri hustle muri life boy uri kubyumva abagiye miki Never Give Up Harmonize Mugisha itandeba mu maso ariko shaho bana yanjye ari system twagiraga yanjye nawe uri kumva ngo shabana ngo ibonye dunia ndabwira wallahi reba kabisa adu playing Never Give Up twavuye Nyabugogo tugera i Gisenyi ari Never Give Up gusa kubera iki wa mujama nyine twumvaga na indi irajyamo indi yose irajyamo iri kudusakuriza iri gutuma dutekereza yego tukanagenda neza na wa mushoferi akagira ubugambo akuramo atuganizaho tukabigira topic uri kumva urugendo nyir'umubano rurerure n'ibitekerezo bye bigende nyine ari kugenda bya bitekerezo byo kubura ibiceri byo gukora iki agenda nyine ameze fresh ari clear mu mutwe suri kumva ibyo bintu ariko ntabwo twavuga ngo nitwebwe ngo twatangaga iyo topic kugira ni ibintu byikoze nyine nkuko abantu bari mu rugendo bagenda baganira suri kubyumva tugeze Nyirangarama ahita abona abakiriya buzuye iki ya modoka bro bari abajama bari 4 kwa kundi mujya Nyirangarama mwabyibagiwe mwiziye muri sharo kuna abanyakigali bashaka kumanuka nk'igisenyi kabimye uri kumva mukabyibagirwa muri nko muri Ritco ikikomereza cyane suri kubyumva ngo bari kugura inyama twabasanze ababoro babuze n'imodoka iziri kuboneka n'iziri gukora iki Kigali iragarukira ni Musanze kavuga situragera igisenyi gute wa muniga ahita baca 10 barayatanga banadutamo uri kumva ariko ibyo bintu man
tugeze Igisenyi wa mujama tugiye kumwishura aratubwira mwishure 5 man kubera ko mwakoranye mwababaranye mwishure 5 ntabwo mba mbishuje ariko tu nakazi life muyazane kandi ari umugri ukuze Mugisha arambwira man na Seresi uri kureba bino dukoze uyu mujama buriya Mwenyezi Mungu atwihurije nawe ntabwo tuzongera kujya tujya i Kigali amanimero y'i Kigali turayafite dukontaktana nawe babajama ba Mateus bazana imizigo yanjye bashire ku modoka ntabyo kujya i Kigali ni gutyo life yacu yagira gukora iki iri kugenda fresh ariko hagati aho tukiri aho ngaho kuri iyo hase y'inkweto za Mugisha urabona yari yarashize ahaboro tu kandi abaniga benshi barafashe barahazi ariko kugira ngo baze mbere yuko bahaza bro Igisenyi dutuye murayisi ntago ariyo ngiye kukwigisha ngo uriya se ngo daraho ngo noneho ngo zimwongoje ngo ubusi ngo hariya uri kumva ariko Kers reba nk'aka kanya bro so ufite YouTube channel yawe igiye kuzuza hafi 10,000 bro uri kumva ariko hari nk'umuntu ubona iyi kamera sibyo iyi manu nunzi uri nko muri stade uri nko kureba ngo doruriya walaye ariko singo yavuze job uri kumva ariko icyo kintu bro oya man kandi babivuga mbese ni ukubera iki Nasera ni ukubera iki byo bwa mbere ukangwe story gato bwa mbere ngura imodoka nayiguze 2018 hari tariki 3 z'ukwezi kwa gatatu ubwo nambutse Goma nzanaga primo urakazi ariko mane nahuye n'umuniga wanjye duhurira hariya kuri Cotton Club kuri La Bamba umuniga arambwira ngase mane ngiye imodoka barango so yiguze nka Catrice ibaze walaye mane ndebe iburyo imodoka niguze $2,000 $10 amapine yarashaje mu maguru y'imihanda yo muri Kongo yarapfuye ibiyo bitazamura neza man bro numvishije nyine tu ariko akunda umuntu akureba akavuga ati subu Nasera malari yo kugura imodoka yaba yakuye nyine bro tuba duhurira ku mihanda ariko ntago bamuza buri muntu abayiriwe ntago ubuzi haso zanjye ntago nkwereka byose man ngiye nkwereka sometimes ibyo numva ko wabona ntibigire ikibazo bintwara urumva ariko umuntu garambira ngo nka Catrice uzicyo nahise mubwira se uwo muniga icyo gihe manzana na phone ya 200,000 yari atunze ngayibaze wala kandi ngiye phone yanjye ko yari yarengeje icyo nahise mubwira naramubwiye man mbere yo kuvuga ngo imodoka nayiguze 400 ubanza ubaza igiciro cy'amapine ane y'imodoka na reserve ya ni jante uraza kumenya agaciro k'imodoka hoya man ngo muri Kongo ngo wazibona bro ngo ziba zihendutse subizi si byabintu banabumva ngo muri Kongo ngo ibintu byose ngo wabigura make urumva niyo mpamvu niyo munsi umuntu ashobora kukubona abantu bagiye babibona bwa mbere tugitangira ukumva umuntu arambwiye ngo Jarudi ngo yabaye yago y'Igisenyi bana urumva utwo tuboro ukumva nyine man umuntu no kandi atari n'inshuti ya buriya Nasera hari ibintu ushobora kubwira ko turi inshuti yego nibikubabazeho ukumva nyine ibintu bari kujya avuga ku ruhande abantu bakabisuzugura kandi bro man ntago ndi umuntu wakuriye muri famille ikize cyane ku buryo ndi umuntu wo guta umwanya mu bintu bidafite agaciro bro ndi umuntu ufite inshingano nyinshi nujya umbona mu kintu ujye umenya ko ndi seriye kandi ujye umenya ko nubwo inyungu ntayibonamo ariko nayibaraga oya inyungu yawe nayibaraga ako se nabazumve ntuzabone ndi gukora ibintu ngo wumve ko ndi gufafinga man ndi gukora ubusa urukumva ntago mba ndi gukora ubusa mba ndi mu akazi kawe kabisa kandi wowe wubaha kuko kano kanya niba warafashe umwanya wawe ukajya mu duka ukagura kamera ukajya mu duka ukagura microphone ukagura buri kimwe cyose wowe amagimbo iyi ni boutique man iyi ni boutique yawe wowe waranguriyemo bro reka ngubwire Nasera n'abandi baniga bumvireho man bamuze ubwenge muze kuri YouTube mukore content hari amafaranga kandi menshi ndabarabuye ikindi cya kabiri niba umuntu nka Sina Gerard tuzi ko naka business ajya asiga inyuma afite YouTube channel mwishaka Sina Gerard irahari mukore na subscribe nuko ari idage nyine nuko ari idage Sina Gerard nabwenge afite urumva umuntu ufite abantu umuntu nka Sina Gerard ufite ibihumbi n'ibihumbi by'abantu bimureberera afite YouTube channel wowe ubona Kers ari kuri stade ari kwifatira ari kwicreatingira ubu content cyangwa n'ahandi wansanga ngo kazana Rubang man usukina aho ngaho nshaka kubwira abagoyisi sorry gatoya bro aho ngaho kabisa munyumve neza ewana un grand conseil conseil ya mbere dutuze tubane man dutuze duturane
tumenyane nitumenyerane. Tuyuane mu Giswahili iyo message nibwo yumvikana. Tuyuane tuyuane. Bro, ntitumenyerane kuko tuziranye. Bro, dutuze duturane bro. Ariko tumenyane nitumenyerane. Yego. Kuko tuva ahantu hari tafauti, sibyo? Nibyo dukora biratandukanye. Njye numenyera dukorana, sibyo? Hari inyungu ngukuraho. Yego. Nzabyihanganira. Sibyo? Nk'umuntu dufite ikintu kiduhuza. Ariko se bro, ko ngiye nawe noneho igisenyi hari ibintu bijya binangaza. Usiko umuntu yicara akadetaya na sere nuko atusere ibikoro nkasa, ariko ushobora gushira nk'abaniga nka batanu gutya ukamubaza ngo ubona sere uri kuvuga nindi, ntamukwereke se akaba atamuzi, akaba kuvuga gutyo gusa atakuzi bro. Iyo niyo gisenyi. Twagiye tubyumva kenshi cyane, umuntu ari mu gahaso kiwe kamuhira, uri kubyumva ngiwabo bararoga, uri kubyumva. Ese dore imyaka twumva ni ibiganiro. Reka noneho hano ho reka mentioninge n'izina ry'umuntu bro, ko ngiye birambabaza ibyo biboro. Uri kumva kenshi birambabaza cyane. Hari ukuntu twicaraga kera ngiwabo Haruna, sibyo? Ngo bagize ngo depite, ngo bagira ngo Haruna, ngo bagira ngo Jihadi, ngo bagira ngo Sajati, bagira ngo basibo, ngo bande, ibintu nk'ibyo ngibyo tu. Ngo ni famille ngo y'abakinnyi, ngo bararoga. Uri kumva icyo kintu? Ngo bararoga, ngo kugira ngo abana babo ngo barara hanze. Njye ibyo biboro nabyo nzi Imana. Ariko nta mubyeyi n'umwe w'igisenyi utakwifuza ko umwana we amba nka Haruna. Nawe man, reka nkwereke urundi rugero. Wowe urareba famille man ifite impano, hari impano nyine iri muri famille, aho kugira ngo wumve ko ari impano ugashaka ahubwo kubirebera mu inside kubera ishari ngo hoya ngo bari abantu ngo bafite ibindi bintu bakoresha bitari byiza. Kandi bro uri kwirengagiza abo bantu bafite impano. None se ubu Haruna ahantu hose yakinnye, Jihad ahantu hose yageze, basibo fata n'urugero iwacu abo ba Haruna nabo ba Jihad, sibyo? Nabo bande natwe dufite abakinnyi benshi cyane iwacu. Kuki batavuga se abo ba Kodona bacu barakinnye? Uri kumva abo ba Depite Omar mu myaka ya kera bari abacu, bari n'aba grand frère ba papa n'aba petit frère ba papa. Dufite nk'abakinnyi bagera muri 5 mu rugo. Ni benshi cyane n'abakina ama basket. Kuki batavuga ngo kwa mama Depite ngo kwa tusi bararoga? Bora byishari, tureke ishari gisenyi man. Abantu bagira amashari, tureke ishari. Niba wumvishije ikintu hano kwa Mukaru ugahita wumva ko ari ukuri, ntiwigeze. Kandi man abantu bajye bibuka ko Imana muri Qur'an yaravuze ngo nyine ntitukavuga ibintu tudafitiye gihamya. Uretse no kuba wabibonye ibyo bintu bifite gihamya, ukaba ufite n'abashahidi babizerwa. Ntabwo rero bari ibintu byiza. N'urugero reka ngiye nguhereze nk'urugero. Urabona twese ku isi, njye kuguhereza ingero ebyiri. Twese ku isi man tuvuka ku babyeyi, sibyo? Ariko to be honest, sibyo? Man ubaye honest, uri kumva nta mubyeyi wifuza umwana we ko, uri kumva, atashininga ngagaragare man isi yose imumenye. Nta numwe, ntawe ubaho ku isi. Uri kubyumva ibyo bintu? Noneho niba umubyeyi yarafashe gahunda, sibyo? We akavuga ati ngewe ndabizi neza umwana wanjye akunda kino kintu, akakimusapotingamo. Uri kumva? Yego. Imana yamara kumushigikira muri cya kintu umwana wakunda yumva, sibyo? Imana ikamublessinga nk'umubyeyi. Uri kubyumva? Umwana wagashininga kuki wowe ushaka kubyita uburozi? Wallahi wowe urinde wo kubyita uburozi, wabibonye hehe? Wenda nawe umwana wawe yarafite iyo mpano, ariko wowe ntiwamushyigikira. Yego, ngishuri ubu ahubwo akagura botine akajya no ku kibuga akanamureka naguhengera, kandi iyo mubwira nyine akanamusenyera. Kandi tuzi ko ubusabe bw'umubyeyi ku mwana Imana itibwakira direct, urumva? Hanyuma wowe ugatangira kumva ko ubwo wabone akamaro bimufitiye nyuma. Yego, wabona ko kutigeze umusapotinga ibyo pushingiye kujya gukora nta nyungu byamuhaye, kavuga ati oya bari abantu bararoga. Bikitwa uburozi. Suri kumva icyo kintu uri kucyumva? Nicyo kintu gisenyi twubakiweho hano. Nicyo kintu twubakiweho ku bugambo man budafite akamaro.
abantu ntago bashaka gukora tubivugiye abantu bahindure yego nabo twe turi kubivuga ngo bibe entre yacu ngewe na Kelzi cyangwa n'abantu bari kutwumva ahubwo twebwe niyo mpamvu twanakoze kino kiganiro Kelzi ngewe iyo kuza kuba tuganira byinshi twahurira no mu muhanda tukaganira twakora iki tukaganira ahubwo vuga ngo impamvu dukoze kino kintu nukugira ngo nihagira n'ucyumva yarafite iyo mentality nabyita se reka birekeraho nabyita ni mentality reka ntukane niyo ubugoryi kuko nta kintu yakugezaho nta n'ikintu yakubakira mu buzima uri kumva niyo mpamvu turi hano imbere y'iyi kamera kuko iyo biza kuba ari entre yanjye nawe twari kuguhurira mu rugo iwawe ufite iwawe ndahazi naza tukaganira wansanga home tukaganira bisanzwe ariko dukoze bino kugira ngo byibura dufashe society yego muri rusange uri kumva dukomeze gushyigikira nyine ibintu bitari byiza urwo si rwa urugero rwa mbere nguhaye Kelzi yego urwa kabiri kano kanya ngewe kano kanya reka nihereho urugero ngewe sinjye kure nshobora kubyara ndibyara Mweru na Muhima bro suri kubyumva se ngewe muri haso zanjye nkabaho ngaho ndinganiye mfite ubuzima nyine bwa yala niko tubwita twebwe uri kumva yala noneho wallahi yala uri kumva ari yala nyine uri kubyumva yala noneho wallahi mbabarira uno mutsurangire uri kubyumva uri kumva ariko ubuzima niberaho bwa yala uri kumva mani mbyaye umubebi tu ngewe na sheri wanjye tubyaye umubebi ni urugero cyangwa ngewe n'umugore wanjye tubyaye umubebi umubebi arakuze atwubaha ari home sibyo twagerageje kumuhereza iyo education twari dushoboye turamwigisha wa mubebi wacu birangira bayi indaya man ariko kubera iki we afite impamvu ze ariko bwa buraya bwe ntago yabukoze kubera ubwirari ry'abahungu se ahubwo we nimvuga indaya nshobora kuvuga hari ababebi benshi cyane bashobora kuba bahuruza n'abantu mu buryo bumwe n'ubundi ariko atakwiyandarika ngo umubone ngo ku muhanda cyangwa iki akisitiriwe ku giti cye sibyo wa mubebi akaza akangurira inzu nkava muri yala uri kumva nkajya mporeza be uri kumva nkaba wa musaza nanjye ujya mu bandi basaza nambaye ikanzu yanjye nziza n'ikofiya ya be umugore wanjye nawe akaba umumama uhahira mu masoko y'abandi bagore bahahiramo bro ubwo ngewe baza ukabwira ngo umukobwa wanjye ni indaya se nyine mbwira ubundi reka nguhereze opinion yanjye kuri icyo kibazo uvuze ndaza kwifashisha Quran mu gake kuri icyo kibazo ubundi Quran yatubujije kwita umuntu indaya itamubonye nyama kwa nyama ari gusambana hamwe no kumubona ukaba ari kumwe n'abantu ngo batatu abashayidi batatu b'inyangamugayo muri ako gace yego barahakira wane mbonye kanaka ari gukora ubusambanyi muze murebe bakabibona ngaho niho uba wemereye kuvuga ngo umuntu ni indaya ubundi bihita binumvikana ko nyine dukora amakosa dushingiye kuri Quran dukora amakosa yo kwita abantu indaya nyamara tutarabona nyine ubwo buraya bari kubukora realite yacu urumva ikindi cya kabiri waruvuze nyine gutya umukobwa ashobora gukura agahindurira ubuzima famiye ye ubundi ari umusha muri Tanzania nibagiye izina rye yaravuze ngo wowe wa mugabo we cyangwa wa mugore we kuki wowe wumva ko ubuzima bwiza uzabona kubera umwana wawe noneho umwana w'umukobwa ari kujya mu bintu nawe ubwawe utazi ntabwo ari ukuvuga ngo ni akazi yabonye alhamdulillah ahembwa neza none aragufasha urabizi ko nta kazi afite uri kurya umuriro wowe uzajya kubazwa biriya bintu mwana yaguhaga mubazaga ahantu bikura ibintu nk'ibyo nanone bishatse kuvuga ngo ntabwo twashyigikira wenda ko ibintu y'ubundi nasera ntabwo twari turi kubishyigikira urugero atanze nyamana ndi gutanga conclusion ubundi urabona nka leta ibonye umuntu afite nka miliyoni 100 kuri banki cyangwa nka 60 amafaranga menshi bahita bayabloka bakavuga uyu muntu katigeze akoresha banki movement itigeze irenga miliyoni ni gute kamo kanya shizo miliyoni 50 cyari mwana umva ngo bazibrotse ubanza kujya kuzisobanura ukajya kuzitangaho none hana sere buriya dufata urugero ku munega wacu tuziko nacyo byatwara nka Stan Stan tugiye kubona tukabona yaguze wenda tere nk'imodoka nka Cadillac n'urugero yayimanuye twumva Stan yaguze inzu hano muri iki gicano mu kibaya
hano niyo area ihenze muri iki gihe. Man, ntabwo twakwibaza bro, twavuga bro Rafiketa malaria yakuye, twabyibaza ntitwabyibaza bo bamwe muri twe nta muntu utabyibaza. Hari ukuntu ubuzima buhinduka, bamwe muri twe Kenza aho ngaho ntabwo turemera. Ariko hari ukuntu ubuzima buhinduka cyane. Nase reka nze nkubwire Zana ni umuhasla man. Yego, ari muri hasla, ari muri haso ziwe, sibyo? Haso bisobanuye man ni opinion iguhuza n'abantu mutu fulani uri gukora deal amafaranga menshi. Kuki adashobora kubona? Ndagwereza urugero rwa hafi, sibyo? Turabizi twarabibonye man. Reba sinzi umuntu wacuruzaga mu soko bamwita afite umugore w'umuzungu bro. Bahuriye si muri ibyo biboro tu nk'ibyo ngibyo bro. No, icyo navugaga hari ukuntu ubuzima bwahinduka cyane twahita tukibaza tukabaga ariko bro byagenze bitemwa. Nyine urumva icyo gihe hari ukuntu nyine tuba tugomba kwibaza, ari naho n'ubundi n'ababyeyi nkomeza no kubashishikariza. Nujya ubona umwana mu rugo, ngiye nakuze mu rugo, utacyura n'igipupe cyangwa ikiziga cy'undi mwana, ho mubahitaga bakubaza icyo kiziga bagikuye nyine cyangwa ukaza uri kunywa ji byabaga ari ibintu bakakwaza ninde ukora he, urumva? Ariko ababyara ukuntu muri iki gihe birengagiza inshingano, batanga n'uburenganzira ku bana bitari byiza cyane. Ahubwo ababyeyi basubire kuri wa muco wa kera wo kubaza umwana ibyo bintu ufite babikuye he, kuko ibyinshi bisigaye biboneka mu nzira zitari nziza, sibyo? Turabizi turanabibona bro. Rero niyo mpamvu nanjye yari conclusion yanjye kuri icyo kibazo warumbwiye. Uri kureba hano ikintu ngiye impamvu nkubwiye gutyo, uri kubyumva impamvu ntanze n'urwo rugero ngiye ndi gutanga ni nkaho ngiye ndi kuri side iri opposite y'abantu bavuga. Yego, uri kubyumva cyane, kandi n'abantu side iri opposite bari kubyumva. Side y'abantu tukongera tukigisha tukarundanya bya bindi twasanga twari tubivugiye. Ni ukuvuga ngo abantu bareke nyine kujudginga abantu n'amagambo menshi. Amagambo ni menshi cyane. Kubera iki? Noneho bya bindi warumbwiye ngo hari ukuntu twicaraga tu ukajya kumva ngo mana we ngo ubuse wallahi noneho biragenda gute, suri kumva? Byagera nk'agasa 9 ukajya ukabona ubonye nk'akadiri, sibyo? Uragakoze ukuyemo ibyo 5 birarangiye. Ari ukuntu nko mu mujyi bakureba, uri kubyumva? Avuga bana Igisenyi bibaho, ngiye ndi kumeshoninga Igisenyi yacu ngo ngo noneho ngo ko maze iminsi ngo keri zinamubonara ngo yagiye kwiba. Uri kumva bro? Cyakoze wallahi imigira gwira kabisa. Nase urabona tumaze gukora iminota myinshi, kandi ntabwo dushaka ko tuza kurabira abantu. Abantu batwihanganire, next time tuzajya tugerageza gukora iminota mike kuburyo tubasha gutanga ubutumwa bugatambuka n'abantu tukabintaininga bakaruhuka mu mutwe, hanyuma ibintu bikarushaho kugenda neza. Wenda reka tugane ku musozo, tuzagira igihe wenda cyo kongera kugaruka kujyanye na feedback muri buze kutwereka muri comment, sibyo? Mu gusoza ni nkiye message watanga tube dusoreje hano? Ngewe message natanga ndayibwira nk'abantu bakuru kwanza. Uri kubyumva? Ndayibwira abantu bakuru bari mu mujyi wa Gisenyi. Abakuru mvuga ni guhera kuri generation iri hejuru yanjye gatoya, sibyo? Kugeza ku bapapa na ba mama bacu. Abababu bo tubareke bo baraturenze, twaba tubamenyeye cyane. Uri kumva? Byumvikana. Ikintu nshaka kubwira abantu Igisenyi tugire ikintu bita man urukundo. Tugire urukundo kandi twizerane man. Twizerane, nge umwe yizerere mu ndi, nago nkubwiye ngo unyizereremo umereze ibyawe hoya, ahubwo emera ko ngiye hari icyo nshoboye nakugaragarije, sibyo? Nanjye nemere ko hari icyo ushoboye wangaragarije. Icyo kintu nitumara kukimenya bizatworohera kubahana, uri kumva? No kugira imbago tutazajya turenga, kuko birakabije bro. Niyo message ngiye nka Nasere kabisa nababwira, kandi mwakoze kunyakira. Ukuntu bimeze urumva Nasere, navuga ko
ibintu byanjye ni nkaho byaba ari ibyawe cyangwa n'undi muniga wanjye ziko ari umuniga wanjye urumva rero ni ibintu by'agaciro kuba tubashije kuganira ndakeka abantu baze inyenga impfubyi yumvira mu rusaku kabisa niba uri mu bantu wenda na Sere yavuze nyine bajudging abantu cyane cyangwa se bakwirakwiza amagambo ugerageze guhinduka ikindi aka message atanze kuri ba grand frère n'abamama n'abapapa bacu baze kukumva abantu twizerane dukundane icyo kintu twanakiganiyeho ejo bundi na Antoine tuvuga uburyo nyine usanga abajene muri Gisenyi barimo ibice ugasanga mbuga ngari bari ukwabo muri LCD bari ukwabo mu makuru bari ukwabo kuri kaburimbo nabo bari ukwabo hano za Nyakabungo no kumanura mu Kizungu naho ugasanga hari ukwabo dushyira hamwe mane dufungure imipaka twumve ko nta ribi ni nabwo tuzagira iterambere n'amarara akaboneka icyo kintu kabisa life nyine karushaho kugenda neza n'umujyi wacu mwiza karushaho kubamo twishimye kandi n'iterambere nyine rikoroha ko nk'ubu iyo nza kuvuga ngo na Sera ntabwo ndi bumutumire kubera ko ari mu mujyi ngiye nkaba wenda ndi hano mu makoro ntabwo twari gukunda iyo ntaza gutumira Antoine ejo ngo kora ko ari mbuga ngari ngiye ntari mbuga ngari ntabwo abantu baturutse kuri side ye bagakora subscribe kuri YouTube channel bari kuba baje ntabwo bari kuba baje kabisa icyambere rero turebe ko twumve ko turi bamwe dukundane dushyira hamwe bizatuma tubana mu mahoro kandi n'iterambere rizihuta nayo mafaranga tuba dushaka anatuma sometime tugira nayo mashyari nayo magambo atari meza tuzayabona n'inzara tuba dufite bro n'inzara mani n'inzara tuba dufite kandi ibyo biboro byose twabyevoka wenda kubyevoka hari abatari kubyumva fresh ni Gifaransa mu Gifaransa twabyamagana twabihereza limite turabirambiwe ntacyo byatugejejeho nta n'ikintu byatumariye reka basi tugerageze n'ibindi nabyo bizange basira twarabigerageje tuzashaka ibindi nabyo tubigerageza ariko tureke kugumira ahantu hamwe oya duhindura amateka bro na rero reka dusoze uze gusuhuza abajene bose bo ku muhanda nyuma ubabwire nyine bakomeze bare ibi biganiro babwire ko ari akagaruka tuzakomeza kugiye cyo kugaruka hari na podcast ndi gutegura kuri Kivu Club TV zayatuganira twembi nge nayo turi kuri kamera kabisa kuri indi channel bita Kivu Club TV ngenda hari kabisa ubwo tuzakomeza kugenda duhana amayide reka dusoreza hano mugire ibihe byiza mwakoze kuri iki kiganiro mugisangize n'abandi ciao